bisanzwe kubwira umuntu wo mu rugo rwe ngo yagizwe umushyitsi mukuru. Sinzi niba mwebwe iki jambo mwarishyikira kureba Christina bakambwira ngo wabaye umushyitsi. Areba wari usanzwe aza kwakira abashyitsi mu rugo, uwo munsi turamuhagarika turavuga ngo nawe ukeneye kwakirwa ukaba umushyitsi. Uzigura wakira abantu ukazarinda usaza? Nta na rimwe nawe ubaye umushyitsi ngo wakirwe. Uyu munsi nicyo cyabaye ahangaha rero. Habaye amakuru meza yo kugira ngo yakirwe, kandi ikimugaragariza yuko nawe abyishimiye ni uko yabonye na mugenzi uza kumufasha urwo rugendo. Mwumvise ko bababwiye ko Elina ari muramukazi wa Gilbert. Nanjye ndabatangariza ko Christina Michel ari muramukazi wanjye. Urumva ni abaramukazi babiri bahuye. Abaramukazi rero hari ikintu bahuriyeho aricyo tugiye kubabwira. Ntabwo Imana ipfa gukora amateka, Imana ni umuhanga. Mbere yuko Elina ahura na Christina, twabanje guhura na Gilbert tuganira imibereho y'abari abantu bombi. Namuha guhamya bwanjye nawe akampubwe. Nkavuga ko nagira ubuntu nashatse muri urugo, nahasanze baramukazi banjye babiri. Umwe aza kwitaba Imana muri jenoside, nsigarana uriya rero twarabanye mu rugo, tuhabana akiri muto azi ko ndi mama we, ntabwo yigeze avuga ngo muramukazi wanjye yaraje. Uko agenda akura nyine bagenda bagusangiza amateka, ukagenda uyibonera, akagenda yibaza impamvu arye naje mbasanga mu rugo, noneho na rya zina rikaziramo rya muramukazi. Ni muramukazi wanjye rero uyu munsi ngira ngo mwese muri ahangaha mbaho ubuhamya bwe, mbabwira ibye akiriho abyiyumviye. Christina rero, iyi mbaga yose igukikije nizi byawe kandi kayibizi mu buryo bwiza. Bitegereze bose unezerwe. Impano ya mbere wahawe mu rugo ni ukubona abantu bangana gutya baza kugukiza.